Happy New Year, Happy New Year. Mbifurije umwaka mwiza w'amata n'ubuki. Muri mwaka wa 2026 ndashaka ngo tugendane mu uyu mwaka mfite intego yo kubafasha kubyaza umusaruro internet, kubyaza umusaruro AI, kubyaza umusaruro digital marketing and na web design. Muri ntangiriro z'umwaka nateguye ama video cyo kwita video series z'umwaka wa 2023 zitegura uburyo dushobora kubyaza umusaruro neza uyu mwaka mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ubumenyi no mu buryo gusekiwaringa akazi kacu kugira ngo AI itazawutwara akazi kacu. Tuzarera hamwe ni gute ushobora gusetinga neza umwaka wawe goals neza ku buryo wazaza achievinga. Turera hamwe mu byukuri nibiki bituma tutagera ku ntego zacu, nibiki bituma tutagera ku ntego zacu. Tunarebere hamwe AI tools ukwiye gushyiramo ingufu muri 2023. Tunarebe na skills ushobora kwiga kuri internet ku buntu ukaba wabona amafaranga, ukaba wakihangira imirimo, ukaba wanakora n'amaside hustle. Muri izi video series rero ntabwo ukwiye gucika kubera ko nzatangamo promotion ku bantu batanu mu bantu 20 nifuza kumentaringa muri uyu mwaka wa 2026. Rero ukwiye kuzireba zose kugira ngo nzaguhe ako ga promotion twagiye. Reka no dutangire na video yacu ya mbere. Nukwera iki tutatugera kuri goals zacu. Mu byukuri uyu mwaka uri gutangira twanika ama goals yacu, ariko uyu mwaka ugiye kurangira agiye twisanga twageze kuri goal imwe cyangwa ebyiri muri goal 10. Mu byukuri ibyo bintu birababaza, ariko hari n'abandi bantu mu byukuri bazigeraho. Tugiye kureba ibintu bine bishobora kuba bikubera imbogamizi kutagera kuri goals zawe. Nawe ukwiye kugera kuri goals zawe. Ibi bintu bine kubimenya bishobora gutuma wirinda ko uyu mwaka wazakubera impfabusa. Mureke no turebe hamwe uburyo ushobora gutegura umwaka wawe neza mu buryo bwiza. Uburyo ushobora gusetinga goals cyangwa ingamba zawe z'umwaka wawe wa 2023 kandi ukazigeraho. Ariko mbere yuko dugera kuri strategy cyangwa technique abantu bifashisha mu gusetinga goals, hari ibintu abantu bajya bibagirwa. Ese nukubera iki goals zacu tutazigeraho? Hangaha mbere yuko tureba technique, reka tubanze turebe ibintu bigera kuri bine bishobora gutuma goals zawe utazigeraho. Buri mwaka bitangiye abantu benshi bandika goals zabo, ariko ujya kugera mu kwa gatatu, mu kwa kane bamaze gucika intege, bagiye mu bindi bintu cyangwa se batakiri focused kuri za goals zabo. Nukubera iki? Siye kwera hamwe rero impamvu ushobora utagera kuri goals zawe. Impamvu ya mbere nuko ushobora kuba ibintu ukora atari passion yawe, cyangwa se ibintu urimo atari passion yawe. Ushobora gusanga passion yawe iri mu gukina, ariko ukaba wihata mu bintu bya science. Rero hangaha ugirwa inama yo kubanza gushaka passion yawe, cya kintu ukunda cyane. Hangaha nagira ngo ngaruke ku babyeyi, abana bacu, abana mujya mudugora mugadusaba gukora ibintu mwebwe mukunda ariko rwe tutabikunda. Ugashanga umwana wawe abo muganga kandi mu by'ukuri umwana wawe adafite impano y'ubuganga. Ugashaka umwana wawe ngagende gukora iki n'iki kubera ko nyine wowe wumva ari cyo kintu kiguha icyubahiro. Akenshi uzajya ubireba uzasanga ari uko wowe ugikunze ariko atari ko wa mwana agikunze. Nimba ari ikintu cyiza waho umwana wawe, nimba ari impano nziza waho umwana wawe, wamuha impano yo kumenya icyo yaremewe. Kubera ko so wamuremye hari Imana yamuremye. Rero Imana yamuremye hari ikintu runaka yamushyizemo imuha gukora neza cyane, cyo twita itarano. Hari assignment yahawe, hari impano yahawe muri we, ikintu azi gukora neza cyane. Rero wowe ikintu wakamufashije ni ukumenya icyo kintu Imana yamushyizemo gukora. So rero iyo uri gukora ibintu bitari mu mpano yawe, iyo uri gukora mu bintu bitari muri passion yawe, ibintu udakunda, akenshi ugenda ucika intege. Uba ufite icyo twita intrinsic motivation. Intrinsic motivation ni ukuba uri kuba motivated n'ibintu biri kuva hanze. Aida kuba ababyeyi barakubwiye ko iyo kintu bashaka kukiga, kuba wenda society kubwira ko wenda kuba umuganga ari byo bintu byiza, bintu runaka nyine biri outside. Ariko iyo uri gukora ikintu ukunda wowe kikuvuyemo imbere, uri kuyoborwa n'icyo twita intrinsic motivation. Iyo usoma igitabo cy'umugabo bita Robert Greene bita Mastery, kikwereka neza ko
ari byiza kubanza kudiscoveringa cya kintu cyawe uzi gukora neza cyane, yaba ari ugukina, yaba ari gusoma imivugo, yaba ari science, yaba ari imibare, yaba ari computer, yaba ari ikintu icyo ari cyo cyose. Gusa icyo nakubwira kurenza ibindi nuko ntago Imana ishobora kuguha ikintu uzi gukora neza kandi kidakeneye mu gihe urimo. Mwene magambo, Imana ya makinze sure ko ikintu yaguhaye isi urimo uyu munsi iyi keneye cyane. Kanjye Imana yampaye impano yo kwigisha na marketing. Ibintu birakenewe mu gihe ndimo. Abanyafrika bakeneye kwiga ibijyanye na marketing, bakeneye kwiga ibijyanye na AI. Rero nawe kugira ngo goal zawe uzayizigeraho ni byiza kubanza kumenya icyo kintu cyawe ugize ute waremewe gukora. Ushobora kumaza usetisha sawa ni gute icyo kintu wakimenya. Mu byukuri na formula ya exact ukubwira ngo dore fata A plus A urata kumenya impano yawe biragorana cyane. Hari abantu bagize amahirwe nyine yo kuvuka bazi icyo kintu bakizi. Hari n'abandi nyine byagiye bitugora nkanjye nakimiye ku myaka 25 nagiye njya mu bintu byinshi, njya mu by'ubuganga, njya mu bintu byinshi cyane kugeza ubwo ngeze ku mpano yanjye ya marketing no kwigisha. So rero kugira ngo umenye ikintu cyawe birasaba ko birasaba ko ugerageza ibintu byinshi cyane. Rimwe uzagera ku cya kintu cyavuga ati wow, iki nicyo kintu cyanjye, wow, iki nicyo kintu cyanjye. Nukigeraho uzakimenya. Uzirinde pressure z'ababyeyi, uzirinde pressure za societe, uzirinde pressure y'inshuti, uzirinde pressure ya social media. Wowe kurikira ikintu Imana yagushyizemo. Ntago Imana yagushyira mu kintu itazi ko kizagira akamaro societe urimo. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma utajya ugera ku ngamba zawe cyangwa se goal zawe no kuba udafite vision, icyerekezo cy'ahantu uri kugana. Niba mu by'ukuri udafite ikintu kinini cy'ahantu uri kugana, wenda ufite vision y'imyaka 5, vision y'imyaka 10, mu myaka 5 urashaka kugera kuki, mu myaka 10 urashaka kugera kuki. Vision aba ari cya kintu kinini kikuguidinga, wati wenda mu myaka 5 ndifuza kuba ndahanga. Yo icyo kintu utagifite, za goal zawe uzisetinze buri mwaka wisanga wazihindaguye, wagiye muri hariya, wagiye na hariya, ukajya mu bintu bigiye bitandukanye. Iyo udafite vision y'icyo ushaka kugeraho, bizagira ute, bizakugora ko goal zawe z'umwaka uzacive. Kora ko za goal zawe zigomba kuba zifite ikindi kintu kinini zirimo ziragira ute, zirimo ziragufasha kugira ute kugira. Ushaka ufite vision uvuga ati wenda nshaka kuba umuhanzi mu myaka 5, nshaka kuba umusizi mu myaka 5, nshaka kuba ndi umunyamakuru mwiza kuri televiziyo runaka mu myaka 5, nshaka kuba ndi marketing expert mu myaka 5, nshaka kuba nararangije masters wenda mu myaka 5. Ibintu nk'ibyo nkanjye nitanzeho urugero. Ni mu wa kabiri kuri university na setinze vision yo ku myaka yanjye 30, ibintu nzaba narageze mu myaka yanjye 30. Naye narasetinze ibintu bigera kuri 5. Naravuze ngo ngomba kuba narakoze mariage. You see, nakoze ubukwe mu uyu mwaka. Navuze ati ngomba kuba nararangije masters. Ubu ngufite masters muri marketing management. Ngomba kuba mfite imodoka. Guys, ubu mfite imodoka. Navuze ati ngomba kuba narafashije mu rugo kubona inzu babamo. Ejo hahise twavuye kwitaha. Rero kuko nawe mfite ibyo bintu, iyo vision, urumva nawe mfite imyaka 23 ndi kuri kaminuza, ubu mfite imyaka 30 uyu munsi, mfite imyaka 30. Ntabwo ari kumbwira ngo tujye muri biriya cyangwa tujye muri ngo mbikwemerere. Uvuga ngo gorozanye za buri mwaka za focusinga kuri ibyo bintu. Ndajya mbabwira ko iyo vision nayigize ute, nayigezeho 100%. Ubu ndimo ndasetting ndi vision y'imyaka 10 nuza kugera ku myaka 40 nzana amaze kugera kuki. Inana babwira advice nabanga nujya gusetinga vision, uzasetinga vision y'ikintu kinini cyane. Nungu nge nicuza kuba ntarasetinga nyine vision y'ikintu kinini cyane. Nyine ngo gusetinga vision y'imodoka, nyine
ntabwo nari bisobanukirwa ariko vision iyo ufite vision sinzi ibintu biba sinzi magic ziba ariko ya vision eventually uyigeraho. Ni byiza rero kugira ngo goals zawe zigeraho ndakwinginze setting a vision kandi setting a vision mu byukuri iri very strong yandi uvuga ati wow yandi kuzindura ijoro yandi nyine ubwire n'umuntu akagira ubwoba. Niba vision itaguskaringa ngo iyo vision ntabwo abari ya nyayo. Ikindi cya gatatu nabivuze kuba impamvu tutagera kuri goals zacu ni motivation zacu. Ese ni iki gikumotiva? Ese umumotiva ni ibintu byo hanze cyangwa umumotiva ni ibintu bikuri imbere? Ibintu byo hanze ni inshuti, abavandimwe, societe, social media n'ibindi bintu. Bya bintu iyo bihagaze nawe utanya gucika intege. Niba urasetinze goals zawe zishingiye ku bafamiye bawe, bishingiye ku bintu wabonye kuri social media, bishingiye ku bindi bintu, biragoye ko izo goals zazachivinga. Ugomba gushingira kuri goals zishingiye muri wowe imbere, ko bati ndumva nifuza kuba physical fit, apana kuba ndifuza kuko mugenzi wanjye yagize ashaka kuba kiriya nanjye ndimo nanjye nshaka kukiba. Kubera ko umunsi yacitse intege, umunsi yakudisivinze, umunsi ibintu atari kubikoraho nawe uzacika intege. Umunsi societe bya bintu haga agaciro itakiri kubiha agaciro uzagira ute uzacika intege. Niba wiyaye goal yo kugera ku kintu naka kubera societe ubona iri kubyacivinga, umunsi ya societe itari kubiha agaciro nawe uzacika intege. Ni byiza ko ukora ibintu biguvuye muri wowe apana kuva hanze. Niyo mpamvu ugomba kumenya cya kintu ukunda kurenza ibindi cyane, icyo kintu ukimenya goals zazigerwaho mu buryo bworoshye. Ikindi kintu gituma dushobora kutagera kuri goals zacu ni uko natwe duteye. Icyo twita ubwonko bwacu buryo buteye. Ubwonko bwacu buriya bukoze ku buryo bwirinda gukora ikintu gishyashya. So icyo twita nusoma igitabo cy'umugabo bita David Eagleman bakita The Blind Story of You, bakubwira icyo twita internal model of brain. No kuvuga ngo ubwonko bwacu bukoze ku buryo bwirinda ibintu bigize ute, bwirinda ibintu bishyashya. Kubera ko ubwonko bukoze mu buryo bubiri cyangwa se bukora ku buryo bubiri. Uburyo bwo gukora gusubiramo ibintu bwamenyereye n'uri wo kugira ute bwo kwekonomizinga, kwirinda gutakaza energy. Rero ubwonko iyo setinze goals zawe z'umwaka, ibintu bishyashya, kugura imodoka, kwiga wenda masters, gukora ikintu runaka, gukora ubukwe, ibyo bintu ari ibintu bishyashya uzanye mu bwonko. Iyo bizanye mu bwonko, ubwonko burugira ute, ubwonko bushobora kujya bukuza gukora ku ibyo bintu. Uzi ukuntu bukuza butanya kuguha excuse. Ngo urabona bino bintu ngo birakomeye, nta wuse umuryango uvukamo kuko urumva ibyo bintu wabigeraho. Kandi ko kumva uri kuguha impamvu zanyazo ukijya ukubwira ngo urabona uracyari mu kwa mbere, uzajya muri gym mu kwa gatatu, none uzatangira mu kwa 9 ishuri kaminuza. Ubwonko ikintu wari kwikorera buri gukorera kugira ngo economizing ya energy yabwo, ubwonko ntago bushaka gukoresha imbaraga nyinshi cyane. So niyo mpamvu ugenda bugwa excuse menshi cyane, bikaguha amafacte inshuti zawe zitabigezeho, abaho muri famille abatabigezeho. Akenshi bira bintu uri kwibwira ko ari ukuri, ubwonko nibwo bwemo uri kubeshya kugira ngo utikoreshereza energy. Ariko guess what, iyo ubuforushes ukabuforce sibyo bizagira cya kintu utangiye wikimenyera. Ni wikimenyera izatangira cyorohe. Kunyimba rukubyuka nijoro wiforuse ubwata ubwonko bwawe wimbeshya tugomba gukora kugera ku bintu. Naye mbabwire ngo nanjye sindi immune kwa kino kintu, kuko nanjye nanateganyije gukurikoda no ma video mu ntangiriro z'ukwa 12 kugira ngo umwaka uzatanye narazizanza. Ariko waguma buma excuse ngo banza witegura ubukwe neza, ngo banza ujye muri honeymoon, banza witeneza kuri famille baba. Ariko byageze ndabata ubwonko bwanjye ndakuzi, tugiye gukora izi video. Ubu ngubu ndi kuri coding video mu masaa 1 za mu gitondo. Naho ati enough ubwonko bwanjye birahagije. Tugomba kugira ute, tugomba gukora zino video tugafasha abantu mu ntangiriro z'umwaka kugira ngo tubahe ikintu cyazaba fasha. Nawe rero ubwonko n'utabuforce ndakurahiye uzajya hora buri gihe ufite izo excuse. Kandi izo excuse ku bwonko bwabwo ni nukuri. Ariko uzisanga ugeze ku myaka 33 nta kimugeze, ubwonko bukubwira ati nundi niko famille zanyu zimeze. Ubwonko bumwe buguha excuse. Ubwonko uzaye bugukomeza muri bya bintu bigize buzabukomeza muri bya bintu wowe
wamenyereye kureba umupira, kwiscrollingira, twatura nyine tworoshye udatwara imbaraga kugerageza ikintu gikomeye ubwonko ntago bubikunda, sibyo? Ndabona video igiye kuba ndende karango intego niye mu uyu mwaka ni intego yuko uyu mwaka ntabwo nshaka ino video izaba ndende. Mureke turebera hamwe techniques cyangwa se tricks ushobora kwifashisha uri muri setting goal zawe. Technique ya mbere ugomba setting goal yawe ikabiri specific. Ngo ubwonko uburyo bukoramo bisaba ngo ubuhe nyine ubigire clear. Hari ubwonko uburyo bukoramo cyangwa se na universe cyangwa se nature uburyo bikoramo bisaba ngo uyigire exact, uyihe ikintu kiri content, specifying. Wivuga ngo ndashaka kugera ku mafaranga menshi, ndashaka kwiga wenda amashuri menshi, ibyo binago biri specific. Vuga uti uyu mwaka wa 2026 ndashaka kwiga masters muri business administration nibuze kugeza muri 2020. Uguhaye specific. Ukayibwira uti ndashaka kugera kuri miliyoni 100 mu uyu mwaka, ndashaka nyine specifying. Yo uspecifying ubwonko ubuhaye uburyo nyine icya kintu uburyo bugifata neza, apana ku bintu biri vague. Ikindi cya kabiri uri muraha natire cyangwa se katubyite isanzure, urimo uyodarinze. Isanzure yayi ibintu bidasobanutse nayo iguha ibintu bidasobanutse nyine. Ni byiza ko goals zawe ziba ziri specific, ziri clear neza cyane. Indi technique ni ukwandika goals zawe, ukazandika neza, ukazandika ufata paper, ukazandika ugashaka ahantu uzandika kuri machine. Ariko ni byiza ko uba ufite akagenda, ushobora kugura akagenda k'1500, ushobora no kugenda ugafata urupapuro mu nzu, urupapuro rwo mu ikaye ukabyandika. Kuri ko ushaka kuvuga ko ngo hagati y'abantu 100 ngo abantu 4 kwijana nibo bandika goals zabo. Mwari magambo nufata goals zawe ukazandika kuri paper, uzababaye muri 4 kwijana bakora icyo kintu. Ngo ni nayo mpamvu abantu benshi batajya bachivinga za goals zabo. Muri video nabasobanuriye ko iyo ubwonko kimwe mu bintu buzakora nutazandika, ubwonko kuko budaba bushaka ikintu gishyashya buzakwibagiza za goal, bizabukwibagiza neza uzibagirwe. Ubwonko budashaka ko ibyo bintu bikomeye ugira ute ubyibuka, kuko ntabwo bushaka gukoresha neza energy. Rero babyanditse down, wamara kubyandika down kugenda ukabishyira ahantu uzajya ubibona. Urimo uragenda uhатira ubwonko kugira ute, urimo uragenda uhатira ubwonko kugira ngo za goals zitanye zibigira ibintu byoroshye bibishye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi cya kabiri ngo buriya haba hari ihuriro riri hagati y'ubwonko n'urutoki. Nuvuga ngo iyo wandika ibintu ukoresheje intoki ngo buri urimo uragenda ubyinjiza mu cyo twita subconscious mind. Nuvuga ngo icyo kintu bisa nkaho wayishyize amaranga mutima. Niyo mpamvu ni byiza ko goals zawe nuzandika ujye uzandika down. Ikindi cya kabiri ufata za goals zawe cya kintu kinini ukagira uto ukakigaburamo utuntu duto ukazicamo ibice. Tuvuge niba ushaka kuvuga ngo ushaka kugera kuri miliyoni 100, so niba uvuge ngo ushaka kugera kuri miliyoni 100 urafata miliyoni 100 ugabanya n'amezi 12, ubwo nko ku kwezi ni around nka miliyoni 9 something like that, cyangwa se 10 gutyo. Ubwo nufata miliyoni 100 ukazigabanya mu mezi 12 urumva amafaranga usabwa kugeraho ku mwaka. Ariko nuvuga ngo miliyoni 100 ubwo ngubuzumva none ari ikintu gikomeye cyane bugiye buguye impamvu zo kutabigeraho. Ariko nufata ukabigaburamo mu duce ubwonko uzagenda bubyumva, kuko nyine n'icyayi bitashaka ubwonko bugitwara iki imbaraga. Ndaje mabwire ngo ibintu byinshi bipfira ku bwonko. Ibi byose ni technique zo kugira ngo zifashe ubwonko kugira ngo icyo kintu kibyumve. Aho undi buri kintu cyose kirashoboka kuba twakigeraho, ariko ikintu kiba kigoye ni ukumvisha bwa bwonko bwacu, ni ukumvisha
imyumvire yacu cyo twa subconscious mind kuko icyo kintu twakigeraho. Ikindi ugomba gusetinga goals mu byiciro byabo byose by'ubuzima. So hari abantu benshi dusetinga goals, ugasetinga goal wenda muri kariyeri, ugasetinga goals wenda no ku mafaranga, ariko buriya uri muri ibeshya cyane. Goals zigomba kuba ziri mu byiciro bitanu. Icyiciro kariyeri cyangwa se career and professional bigomba kuba biri mu cyo twita financial, bijyanye n'amafaranga, finances and investment. Bigomba kuba biri ku bijyanye na family and relationship. Bigomba kuba biri ku bijyanye n'ubuzima, health. Bigomba kuba ufite na goals mu cyo twita spirituality. Ibaze kuba ufite amafaranga warachieve nka miliyoni 100 ku mwaka, ariko ugasanga nta nshuti ufite, ugasanga nta buzima ugifite, ugasanga uhora wishinja mu mutima wawe ko utari umuntu mwiza ku Mana no kuri societe, ko ufora urigira ufite umunabi. So ni byiza ngo usetinga goals muri career na professional. Urashaka kugera kuki mu bijyanye n'imyigire, urashaka kugera kuki mu bijyanye na relationship yawe na family yawe. Ese ni umuryango utawaga agaciro, ni umuryango wawe wacaga amazi, ni umuryango wawe utawaga value. Ngiye gusetira muri ibi bintu, izo dimension kareshano ni byiza ko uzisetingamo goal. Numara gusetinga goal zawe muri izo domain zose z'ubuzima, ugomba kwa applying iteko rya 80-20 cyo twita 80-20 law. Iri teko ravuga ngo 80% y'umusaruro tubona ngo uva muri 20% y'ibintu bibiri tuba twarasetinze. Mwene magambo mu bintu 10 uwo warasetinze muri buri domain y'ubuzima, ngo buriya ibintu bibiri nibyo bitanga 80% y'umusaruro. Cyo kuvuga iki? Igena ngo tubwena nko muri kariyeri, muri professional wifuza kugera muri professional yawe, ubyandike, wandike ibintu 10. None mu ibyo bintu 10 urebemo ibintu bibiri. Ati ibi bintu bibiri mbigezeho nabangeze kuri 80% y'umusaruro wanjye. Ugiye muri finance, bati muri ibintu 10 nanditse, ibi bintu bibiri mbigezeho nabangeze kuri 80% ya finance yanjye muri goals za finance. Ibyo bintu bibiri nubira abari byita kugira usirikira ari byo ushyiramo ingufu. Uragena muri kariyeri wandika ibintu 10, uhitemo bibiri by'ingenzi cyane. Ujye muri health uhitemo ibintu bibiri. Ugena muri family relationship rero ibintu mu bintu 10 uremo bibiri by'ingenzi cyane, nurangiza abari byugirute uyibandaho. Kuko ibyo nubi focusing ngo natwatu ni dutoya tugirute, natwatu ni dutoya tugirute tugerwaho. So ikindi kintu rero ugomba gukora, nyine ugomba gukora plan buri niba ukazayo checkinga buri cyumweru nazigezeho, binabigezeho, sinabigezeho, what nyine evaluating, wisuzume ujye uhora wisuzuma buri munsi. Ni byiza ko izo goals zawe uzandika ukazishyira ahantu uzajya uzireba, wenda nko muri miriwari yawe, muri miriwari yawe ahantu ireba, muri telefone, muri mashini, ku kazi. Ngewe mbifata nkabiprintinga fresh muri ahantu mba mbibona neza, nkaba mbireba, nkabihanginga mu cyumba wanjye, nkabishyira ahantu. None ikindi, gerageza ube wa muntu wizeye uzajya ugufasha kuba responsible, kuba accountable. Ushobora kuba ari umugore wawe, ushobora kuba ari umuvandimwe wawe, ushobora kuba ari inshuti yawe, ariko ugomba kuba wa muntu nyine ukumva mwumva ibintu kimwe, wa muntu atari wa muntu wo guca intege. Niyo ngo wa muntu uzi ko nyine ashishikajwe n'iterambere rya ari abantu babahare cyane nk'abavandimwe. Hari inshuti ufite kuruta n'ubuvandimwe, nk'abantu mwashatse, umugore wawe agombye kuba agufasha muri icyo kintu. Cyane nk'abagore buriya bo ni abantu batajya bibagirwa. Niba ufite umugore ukaba utari kumubyaza umusaruro kw'iyo ngingo ngo ajya gufasha guforusa, wavuze ko uzabyuka saa 10 ukajya muri siporo, wavuze ko ushaka ko twubaka inzu, wavuze ko ugomba kugenda ku kintu utari kubikora. Uriya abagore ikintu umubwiye ko amati ikintu cy'inyibutsa azajya kikwibutsa. Maganya mbibona cyane. So rero kamasigire ama resources, ibintu mushobora kusoma. Muzasoma igitabo cy'umugabo bita Brian Tracy bita Goals, musome igitabo cya Robert Greene bita Mastery, musome igitabo cy'umunyarwanda cyiza cyane, cyiza bita Turatsinze Juvenal
bise ngo mpisemo kubaho neza. Muzasoma muri igitabo cy'umunyarwanda bita Dieudonné d'Amour, ni imizingo y'ibitabo I think bitatu. Icyo nabarikomanda nicyo twita gukira birashoboka ariko biraharanirwa. Ikindi bita ushaka inka aryama nkayo. Yego, ukeneye ibitabo wanyandikira inbox kuri nibuza kuza kubona muri description ibyo bitabo nkagira ute nkabigusharinga ukaba wagira ute ukaba wabisoma. So mbarakira kuzakurikira video z'ubuta tuzareba skills wakiga kuri internet ku buntu zikaba zaguhindurira ubuzima muri 2025. Tuzanarira hamwe na AI tools z'ingenzi cyane tugomba kwibandaho muri 2025. Ciao ciao, ndabakunda cyane.